wari mu rugendo cyangwa se wari mu bari bitabiriye igiterane cyagomba kubera i Burundi. Ni igiterane cyari cyateguwe na Ap.Mignone aricyo Connect Africa Conference. Ibaruwa rero bashyize hanze bavugaga ko iki giterane gihagaritswe cyangwa se cyamwambuwe uruhushya kubera ko ibyo mwashakaga gukora birenga ku byo mwari mwemerewe. Yego. Byari bimeze biti? Twebwe rero nk'abaturage basanzwe ibaruwa yatugezeho kwa gatanu. Ibaruwa ihagarika. Hako mu by'ukuri iyemeza ntabwo twe twabonye kuko ntabwo byaturebaga. Hako twaje kumenya ko hari iyemeza yabonetse binari no mu nyandiko yuko igiterane cyari cyemewe. Baza kugisubika habura umunsi umwe n'abantu twamaze kuhagera. Ibaruwa ihakana yaje kwa gatanu, igiterane kiri kwa gatandatu. Oje. Ibaruwa ihakana yaje ninjoro kwa kane, igiterane kiri kwa gatanu. Twebwe no twayibonye twamaze no kwitegura kugenda gusenga. Urumva? So urumva twe twarasurusha ucaca yari yasurusha mu kwa munani ku itariki 22 rwemerwa 23. Icyo gihe cyose gicamo bahengera ku munota wa nyuma nibwo bagihakana. Yego twamaze no kwitegura kugenda gusenga. None ko tubona handitsemo ngo hari mwari mugiye gukora ibirenze cyangwa se bitemewe byo mwemerewe. Yego icyo bavugaga ngo ni byavuzwe bati bari bagiye gukora kudeta barikanze. Inkuru yatugezeho nuko hari kunugwanugwa kudeta kandi nabwo nje nayibonye ku itangazamakuru. Noneho ndatohoza mugabo nsanga impamvu byabateye kubivuga nuko kuri radio y'igihugu y'u Burundi nageze i Burundi ndabwitegereza n'ibyo byakudeta bitaraza. Ndeba amabariyeri tunyuraho buri kanya dutanga ibiturire tugira gute ndabigarukaho numva n'ibyo ngo byakudeta. Nukuri kwimana sans montage ikintu cya mbere cyanje mu mutwe nebaje ni harya Jean Paul. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Right, JALAS Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, twizere ko muri amahoro. Twebwe aha turi amahoro kandi turatekanye, twicaye muri Urban Hotel cyangwa se Urban Boutique bitewe nuko wowe waba ubizi ni mu Kiyovu. Njya mbona hari n'abavuga ngo Urban City Blue bitewe nuko icyapa aricyo cyanditseho. Ibyo ufata byose bari ibyo ngibyo, n'ahantu heza cyane ho kuba wasohokera. Njya mbabwira nti muzaze rwose muzambwira, si ibikabyo, hari view ya fresh. Niho ngiye kuganirira n'uyu mwari cyangwa se umutegarugori. Yego mwari. Barubyaye kabira ba. Niho ngiye kuganira n'uyu mubyeyi mubona imbere ya kamera zacu. Muramumenyereye mu buryo bumwe cyangwa ubundi hano kuri iyi mihanda, niko ndi bubivuge kuko nawe ni umunyamakuru mugenzi wanjye. Ajya bagezaho ibiganiro bitandukanye by'umwihariko cyane bya show business. Sani showbiz ahubwo lifestyle. Yeah. Ako na showbiz ndi kujya nyototera gakeya. Uyimereye nabi. Baragaho kaisa. Yitwa Juliet. Juliet umeze neza? Meze neza, Jules umeze neza. Namahoro. Namahoro masa kabisa. Turasuje no bwa mbere nje kuri femine yanjye. Juliet. Okay. Namusaza wanjye yitwa Julius. Ese sigenda kumena kimwe. Ni bimwe. Ego. Bwa mbere nje kuri no channel nyamuneka munyere ku rukundo rwose ndabasabye. Niba kuzonga. Oya pe rwose twa dutima hafi aho. Ego. Nta kibazo, ibyo byose bararukwereka. Ndabizi neza ko barukwereka. Okay. Ya,
umeze neza turashima Imana uretse aka gripe niba anjine niba ari gripe ijwi ryarangiritse kabisa uze kuma tips z'ukuntu agarura ijwi rimeze ukuntu nta bintu wanyweye se bikonje n'ibiki konje byumva n'ibyabura noneho bigakutana na klima nibyo byabiteye nagize ko ari urugendo rwabiteye urugendo kanene nkorase urugendo narwo rero rubaye runini uzamo umunaniro haribwo ariko ari runini cyane hari ahantu ntabwo ari harehare ni hafi aho nari nagiye kandi noneho nta n'imvura ihari hari izuba hari izuba riri reka umva woga buri minota 20 buri muri douche ibintu byo kuvuga ngo urambara wambara iki uri mu nzu uri wenyine harashyushye pe ninjoro noneho nakwiyoroza yego ntangiye mvuga urugendo rwawe ariko turi kuruvuga tuzimiza kutuzimiza wacanye reka twerure dushyireho umucyo mu mugani w'abasesenguzi karakari ko gushyiraho umucyo ngo hari akandi kantu mujya mukora muvuga ngo yego nayo ngashyizeho iki hari ugushyiraho umucyo hari uguhishura hari akandi kantu kajya kanzonga cyane kitwa gutemana ndaza ninkwibuka ndakakubwira so rero wari mu rugendo cyangwa se wari mu bari bitabiriye igiterane cyagomba kubera i Burundi ni igiterane cyari cyateguwe na Ap.Mignone aricyo Connect Africa Conference ni igiterane ni Connect Conference Africa kuko buriya tugira ibinuza nyinshi kino gihe cyari Africa akomeza kutashobora kuba Europe cyangwa n'ejo bundi kaba Canada gutyo nibwo ni Connect Conference noneho aho bizabera hakaza nyuma kuri ino shuro rero mwari Burundi ego muri Africa rwose ariko Afrika y'abanyafrika oya twagezeyo amahoro JALAS Imana yaraturinze tugera amahoro tugaruka ndi so uko biri kose ntago byose ari bibi nubwo uvuga uti byose si bibi ariko harimo n'ibitaragenze neza by'umwihariko igiterane nticyabaye Juliet yego igiterane nticyabaye so barabyumva abantu twari twapakinze abantu basabye impushya abantu bishyuye abishyuye amahoteli abishyuye amapartments urabyumva nawe witeguye ikintu nikibaye of course haba harimo akabazo hasohotse itangazo rivuye muri Minisiteri y'Umutekano asa n'umutekano burya ngo ayejejwe nk'intwaro nuko abanyamo intwaro ukuntu abisobanukira ari Minisiteri y'Umutekano n'ushinzwe ibikorwa byose nyine sinzi ukuntu abisobanura ariko ntabwo nabonye ari umutekano n'iterambere Minisiteri zirabana uko ibyo bintu bibiri bundi birabangikana jara Minisitiri wabo yitwa Martin Teretse none se tuvugishije ukuri sinzi wenda ukuntu abarundi babihisemo ariko umutekano n'iterambere ni Minisiteri imwe ariko hari umutekano haboneka iterambere oya ariko se ku buryo byajya Minisiteri imwe cyane nibaza ko atari byo nibaza ko nyine ashinzwe wenda iterambere ariko cyangwa se ashinzwe umutekano gusa ariko umutekano n'iterambere numva harimo akantu k'akabazo ibaruwa rero bashyize hanze bavugaga ko iki giterane gihagaritswe cyangwa se cyamwambuwe uruhushya kubera ko ibyo mwashakaga gukora birenga ku byo mwari mwemerewe yego byari bimeze biti mbere yuko mvuga uko byari bimeze kadusuza abarundi n'abarundikazi mugabo turabashuje nyamuneka rwose tujye kuvuga ibyabaye nta gutera amabuye no yasi ako ibintu byo gutera amabuye mwazanye n'ibiki uziko ibintu zijya kubikirwa rero gutera amabuye oya ahubwo ni kuvuga histoire nkuko wajya Nyaruguru ntibigende neza akavuga uti Nyaruguru rero byanyekeye gutya ariko nta yindi agenda nta kindi kibazo yego so twebwe rero ibaruwa twarayibonye ubwo ngende ndavuga twebwe nk'abakristo bisanzwe kuko ntago ndi muri administration ya church nta kintu na kimwe nari nk'umugenzi mugabo wigiriye mu giterane bisanzwe twebwe rero nk'abaturage basanzwe ibaruwa yatugezeho kwa gatanu ibaruwa ihagarika ariko mu by'ukuri iyemeza ntabwo twe twabonye kuko ntabwo byaturebaga ariko twaje kumenya ko hari iyemeza yabonetse binari no mu nyandiko y'uko igiterane cyari cyemewe
baza kugisubika habura umunsi umwe n'abantu twamaze kuhagera. Ibaruwa ihakana yaje kuwa gatanu, igiterane kiri kuwa gatandatu. Oya, ibaruwa ihakana yaje nijoro kuwa kane, igiterane kiri kuwa gatanu. Twebwe no twayibonye twamaze no kwitegura kugenda gusenga. Urumva? So urumva twe twarasurusha ucaca yari yasurusha mu kwa munani ku itariki 22 rwemerwa 23. Icyo gihe cyose gicamo bahengera ku munota wa nyuma nibwo bagihakanye. Yego, twamaze no kwitegura kugenda gusenga. None ko tubona handitsemo ngo hari mwari mugiye gukora ibirenze cyangwa se bitemewe byo mwemerewe. Yego, icyo bavugaga ngo ni dina cyangwa se gala yari kuba umusajya ari kuba kwa gatandatu nimugoroba. Urumva kuko ari connect conference, ni conference yo kugira ngo abantu bakonnecte bahuriye muri ministry imwe basangire bamenyane. Noneho urumva bahuvuye mu bihugu bitandukanye, hari abavuye mu Bubiligi, muri Amerika, Canada n'ahandi hatandukanye. Noneho bakaza tugahura naho mu Rwanda naho mu Burundi tugaconnecta nk'abagore. Yego. Urumva n'abagabo ariko bari barimo. Yego. So icyo gihe rero mu gusangira si igiterane, ni ukuvuga ngo igiterane kiba kwa gatanu, kwinjira ni ubuntu kugira ngo abantu baze kubyumva neza. Igiterane ni ubuntu cyose. Kwa gatanu, kwa gatandatu tukagira sessions zitwa ninjye wa mugore, ahubwo izo sessions za ninjye wa mugore tuba duhana ubuhamya nk'abagore. Urumva? Tukwirirwamo. Icyo gihe ministry iragabura for free ku bantu bose bagiye muri icyo giterane. Iragabura, itanga snacks, itanga iki for free. Urumva? Noneho nimugoroba hakabaho noneho ya dîner de gala y'abantu babishoboye. Si itegeko. Ubwo yo irishyurwa? Yishyurwa $20, yari kwishyurwa $50 biterwa n'igihugu twamwagiye. Aho ushobora gusanga bihenze, ushobora no kuba arenze, ushobora no gusanga biri hasi biterwa. Icyo gihe rero byari kwishyura $50 kandi deja benshi bari bamaze kwishyura kuko bivugwa mbere. Ni ibintu biba bizakorwa n'abantu n'ubundi basanzwe basengeraho. Abarundi bari kubamo n'ubundi biragoye ko umuntu yaza ku muryango ngo nje kwishyura. No, ntago bishoboka. Nge muri dini. Oya, gute se kandi byateguwe. Bakoze reservation. Ko bakoze reservation y'abantu runaka. Bava mu Rwanda n'ubundi igiterane kijya kuba abazajya muri dini baramaze kwiyandikisha. Kandi abenshi nabavuye imihanda itandukanye. Mu nkuru ya igihe nabonye banditse ko 5,000 byari biramaze kuba aho ni mu giterane. Yego. Ntago ari muri dini. Dine yari abantu 100 rero baramaze kwiyandikisha, bari bamaze kwishura nako, ariko yarateganyijwe kuva ku bantu 200 kujya kuri 600. Ukibaza rero ayo mafaranga ikintu abarundi bavuze muri jakete shanakurahi. Waje kubimenya byose. Ahubwo bamara nk'ukwezi. Mugabo naje ku Murundi kazi. Urumva? Rero bavugaga yuko ayo $50 ari yateje ikibazo. Ko baranditse bati baje kudusahura n'utudolari dukeya twaye twisigaraniye bashaka kudutwara. Kamwe murumva ni bagubaza gusahura. Reka tujye en detail. Wishyuye venue hari umwe mu banyamakuru bakomeye sinzi niba umuzi twa Pacifique ninahazwe. Niwe wanditse iyo nkuru. Nubwo hari amadetail amwe atavuze cyangwa se yavuze sinzi nkuko bavuga ati wenda ahantu nahishe $10,000 kandi nahishe 15. Ariko ndeka tugendeye ku byo yavuze. Yavuze yuko venue salle yari yishyuwe $15,000 ku munsi z'amarundi. Yego. Ayo mafaranga yakubekana byonyine twe kujya mu bindi. Ayo mafaranga nayo $50 baje gusahura ku bagore batari birenga 100 byavamo n'urugero. Icya kabiri bari bavuze yuko decoration ni miliyoni 15 miliyoni reka ntaza kubivuga nabi wenda mbirebeho. Iyo umuntu ari gushaka gutya ikintu yihuta ntago akibona. Warubizi kandi kiba kiri hafi. Warubizi kweli. Iyo umuntu ashaka ikintu gutya byanze bikunze kirabura. Zikikirundi ariko cyari cyagufasha. Okay.
oya inuza ibibanza amakoraniro yabere sale ngo ni miliyoni 4 ku munsi enye noneho ahubwo decoration ni miliyoni 15 yo nari mbivangiye kongeraho ibyuma sound miliyoni 20 none turekeye aho umugabo urumva ayo mafaranga yasohotse niyo umuntu wese ari kuza ari kwishyura amadolari 50 tutagiye mu bya dinegara yari kuvamo Mignone yashoye ayo mafaranga yose noneho tekereza amatike rero y'abakozi b'Imana y'indege kandi twebwe abari business class kwibaze noneho biva ku bya church umuntu ku giti cye kwishyura hoteli amahoteli twarayemo amapartema ibiki mbese ni investment nziza ku Burundi ariko mu by'ukuri birangira bivuzwe gutyo none se nuvuga ngo uruhushya rwatanzwe ku igiterane kiri bube ku munota wa nyuma bati tunagikansorinze kubera ibintu tubona mushaka kuzakora nabonye muri iri baruwa yabo handitsemo ngo twaje kumenya ko mushaka gukoresha nabi uruhushya twabahaye binyuranye n'ibyo mwanditse mu ibaruwa isaba mwanditse kwa 22 Kanama 2023 urumva uvuga ngo ibinyuranye rero nibi iyo dinegala degala niyo bavugaga inyuranye ariko mu by'ukuri dukurikije ibisobanuro Apotre yatanze nuko detail yose yari irimo iri nyuma noneho uko yabivuze yavuze ati birashoboka ko bagize akazi kenshi bagasoma iby'imbere gusa iby'inyuma ntibabibone detail yose ikizabera hari cyari gihari muri concept note ariko bashobora gusanga mugabo baragize wenda intege nke bagasoma iby'imbere iby'inyuma ntibabisome kuko byose byari birimo nyuma yaho baje no kwibona ko byari birimo so sinzi rero ubwo yo dinegara niyo bavugaga yuko itarimo batavuze ko bazishyuza amafaranga twavuga yuko baje gusahura n'utudolari duceya abarundi bari basigaranye nabonye bana yavunje bati amadolari 50 ni 200 by'amarundi nako magari ntago yuzura uretse keka niba twaravunjiwe nabi ese reka wenda tubikorere sigiye narumiwe nuko ariko birashoboka akaturebe idolari riri kurangaye ako singombwa katwe kujya amadetari idolari ni uzi aho rigeze katurebe dolari mu mantuza mu marundi dolari FB biyita FB fra Burundi ni 2,833 ubwo se desa yagera 2,833 n'ibice 50 ugatagera muri za 2,833 uko 50 desa ntago ari bugere nta nubwo yegereje niyo wenda baba bakuvunjiye neza nk'ubu mbonye 141 ariko niyo bakuvunjiye kuri 3 ashobora kutagera byibuze ugafata ibyo ryitana ngaya ngoko none se muri Burundi havuzwe ibintu byinshi urumva mu byavuzwe baravuga bati igiterane cya Apotre Mignone gihagaritswe atuburi n'icya DBN kizahita gihagarikwa ahubwo wamenya amakuru kiba cyabaye urumva mu byavuzwe bati bari bagiye gukora kudeta byose byaravuzwe harya nabi ko tugiye gukora kudeta ntabwo mpamya ko ari mwe ariko baravuze ngo i Burundi haragiye kuba kudeta nkibaza se kudeta nako waza twisuzugura ariko waza dushaka ko twisuzugura kandi mu kazi hari izindi none se ni twebwe cyangwa n'abandi bantu nyine buragira ngo mubwire wowe uri Burundi muri Burundi ayo makuru ntago yabagezeho inkuru yatugezeho ni uko hari kunugwanugwa kudeta kandi nabwo njye nayibonye ku itangazamakuru noneho ndatohoza mugabo nsanga impamvu byabateye kubivuga nuko kuri radio y'igihugu y'u Burundi bari bongeremo imbaraga z'abasirikare bavuga ko hari aba special force urumva ko hari n'intwaro nyinshi mbese bakajije umutekano nkaho biri kuvuga yuko ashobora kuba kudeta
hakora byumva umuntu ari maze umunsi umwe mu gihugu ntabwo nayo kubona information zihagije ibyo rero kuvuga ngo ni twebwe twari kwitera oya urumva igiterane kirasubitswe hahise havugwa kudeta kandi dusaba tuzi uburyo hajya hagaragara agatotsi hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi ese ku buryo tuvuga agatotsi karahari umuntu ashaka kuva mu gihugu cye akaza gufata ikindi gihugu ni bya bihe by'abami noneho byo kwagura imbago ese igihugu bagifatira hanze yacyo oya ndavuga urinjira utari umunyagihugu biheruka ryari ibyo bintu ni cya gihe cy'abami twagendaga bagura imbago ubunyabungo bagahita bakaba je nibaza kudeta kereka usapotinze umunyagihugu uko mbyibaza nibaza ari usapotinze umunyagihugu ufite iyo plan ufite wenda aho kuvuga ngo wowe ubwawe uragiye ugiye gukaba I think doesn't make sense cyeka ari nk'umujenerali tugiye gusapotinga icyari kuvuga ngo twebwe se bari kuma nk'akaye ka ministeri urumva ibintu bibayeho habaho nko guspekira of course hari ibihuha byinshi cyane ego kuko baravuga bati Mignone banze ko akusanya abagore nuko byavugwaga gutyo yego kugira ngo umugambi bari bafite uburizwemo niba conference yarafashwe nkaho hari uburyo bwo kuganiriza abamama uburyo se bwo kwivumbura kuba convaincre kugira ngo abagore bazinga ibitenge bajya nabibonye hari n'abapoza benshi bakoze ibiganiro bimeze gutyo ariko nibaza ari ugushakira ibintu ahantu bitari hashobora kuba hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma ntazi ariko mu by'ukuri cyo kuvuga ngo twakora kudeta byo I don't think so sometimes ushobora gusanga nk'umunyamakuru reka no mve mu itorero nk'umunyamakuru ushobora gusanga ahubwo hari abandi bantu mu nyungu zabo bwite batifuzaga ko igiterane kiba akora mpamvu bashaka kuzana akantu nk'ako kugira ngo batere ubwoba gusa icyakudeta cyo cyarabaye sinagihakana cyaravuzwe n'izo ngabo zari zihari kuri radio noneho na perezida w'u Burundi ntabwo yari ahari so kenshi bavuga yuko mu Burundi kugira ngo inshuro nyinshi kudeta ziba iyo perezida atari mu gihugu birashoboka yuko hari ikintu Abarundi bikanze bagakaza umutekano leta y'u Burundi yikanze ariko mu by'ukuri numva nta kudeta yabaye so iyo kudeta yikanzwe yo ntago uyibona nk'impamvu yatumye mwebwe muhagarikirwa igitaramo ya birashoboka ariko nakubwiraga nti hari abantu bashaka kuba mu nyungu zabo bwite barifuje ko igiterane kitaba kubw'inyungu zabo bagashaka impamvu ishobora gutuma nyine kitaba ariyo mpamvu ishobora kuba yaragendeweho kuri iyo kudeta niko mbitekereza ntago mbizi nk'ijisho ry'umunyamakuru ariko wari wapapye mu nzu none se tubwiza kuri Juliet tubwiza kuri nk'umumama w'igishongore n'ubukaka igihe kintu cya mbere cyaje mu mutwe nakubeshye nageze i Burundi ndabwitegereza n'ibyo bya kudeta bitaraza ndeba amabariyeri tunyuraho buri kanya dutanga ibiturire tugira gute ndabigarukaho numva n'ibyo bintu ngo bya kudeta ni ukuri kw'Imana sans montage ikintu cya mbere cyanje mu mutwe nebaje ni harya Jean Paul yafashe imodoka aravuga agaje kureba Bunyari nabitegereje ndaseka navuga uti Jean Paul ko yiyamiriye Jean Paul koko pe Jean Paul ndamusoje nukuri kw'Imana icyo kintu cya mbere cyaje ndebye situation ari navuga ni nguni neza yahagaze muri gare aravuga ngo ngiye i Burundi mu rubanza rwa Bunyoni mu rubanza rwawe ya abagabo ntabwo bagira ako Jean Paul ubwa mbere yagiye i Burundi oya ntabwo bwari ubwa mbere aratinyuka umutsi ukomeye kabisa njyewe ikintu cyaje mu bwonko ndavuga ati abantu baratinyuka nicyo kintu utekereje mbonye ukuntu situation imeze mbonye ukuntu ndavuga ati Jean Paul yareruye arabyivugiragaje mu rubanza ndavuga ati burya abagabo bararutana aranabateguza narumiwe kabisa cyane nagenze ndabona ariko Jean Paul bwana namutekerejeho bavuga ibyo bintu bya kudeta ndebye ukuri batwangiye ko ari igiterane ari ibintu biketse biri aho none nibaza Jean Paul wateguje
uvuga ati kweri abantu ni barakomeye situation yabaye uri Burundi uri aho ucumbitse ukavuga uti bya bintu birashoboka nta kintu nukuri kose singiye kubeshya nta kintu tuyize tubona gikanganye uretse ayo makuru none ubwoba ahubwo bwo kuvuga ngo what is next hakurikiye wiki mu kanya bene baraza gusaka basanga ndi umunyamakuru sinakubwira avuga ati zaba abana banje se shaho noneho ibyo vuga ngo waje nk'umukristo sinzi ko bari kubisobanura ariko none avuga ati kuba ko kurusha natse ntago yashize itangazamakuru nashize ibindi bintu nkora ndavuga nako wenda ikintu cyandengera bagiye muri archive basanga ariko nanditseho none abantu twari turi kumwe bakambwira bati se Burundi nta connection haba ntibareba YouTube barakuyoberwa bakwitiranyije numva ndapfuye ati mukanya baranyita usuma urusaku nkajye ko babita abasuma rusaku ndavuga ntibirakaze bya bintu ako kari gati bakambwira ati wariye sho buriya sometimes nkunda scandals uvuga ati reka ndebe what is going to happen kundi ruhana undi mutu mukambwira turapfuyeho gatsindwa ako numvaga pe ntabwo babwinshi ifite ako ngomba kubwira abantu bakamenyera amakuru yose JALAS ndamamagara nanjye ndi wabwiye pe JALAS arambwira ati reka ibyo ni serious bose JALAS aba mu gihugu wagiye bavuze kudeta ndavuga ye ceka naraguhamagaye buriya ntahamagaye nacita nanamwandikira buriya nahise mvugisha abarundi babiri ndababwira nti urumva Burundi ariko n'ugwanurwa ibintu bya kudeta atiye atubikuye he ati wose uri Burundi mbura icyo ndenzaho urumva twebwe ikintu gisekeje ni kimwe uretse kubyumva muri media igihugu cyari amahoro maza kuko bukeye bwaho twikuyemo ubwoba turigenda twijya kwitanganyika tujya kwirira mu mukeke n'ibiki nta kibazo cyari gihari uretse nyine kubyumva muri media naho ngaho ko abasirikare bari bagose kumbi abarundi n'ibintu bamenyereye bo umva nta nubwo bari bazi ngo byanagenze gute ariko twebwe nk'iyo nguma mu nzu nariko bafite indi story tarendimo ndavuga gusa twarasohotse tubona hanze nta kibazo abantu nta cyahindutse pe ariko ku makuru kandi koko byari byanabaye ukuvuga ngo abantu bari retinze kudeta yavuzwe i Burundi na conference yagombaga kuhabera ya Ap.Mignone wari watendinze badushyize mu ntuzi urumva n'ubu barabivuga akugeze uko mbibona mugiye kukigarurira igihugu mwe mugiye kugifata tukabigenza guteze abizi bari kuma nk'akaye ka ministerera nk'akitangazamakuru y'akabyiba ubanye n'amahanga reka rero ni ibihuha pe ni ukuri ni ibihuha ntaho bihuriye none se ububiri igihugu tuba tugiye gukora kudeta ko twagiye mu Bibirigi ku cyo batavuze ati twatewe none se nyine reka tuganire nk'abanyamakuru ubona byaratewe nuko mwagiye muri benshi barikanze ko twagiye turi benshi kandi ari abantu b'ingeri nyinshi zitandukanye harimo abakomeye aboroheje urumva babandi mujya mwita ngo ni banini bari barimo so urumva rero igihugu nk'u Burundi bafite rezo birashoboka kuvuga bati aba bantu ni igiterane kibazo niko ntibari babimenyereye ubundi abantu benshi bamenyereye ko igiterane kijyamo abantu bari aho bari sibyo ariko twebwe rero siko bimeze ibiterane byacu bijyamo ingeri zose aboroheje abaringaniye n'abakomeye so ukibaza rero no byakubitanaho wenda nuko mu minsi yashize twagira umugisha tugasurwa nta n'ukwezi gushize urumva kavuga bati ntago byaba ari byo gusa urumva basa nk'abikanzemo noneho kuba perezida atarari mu gihugu nibaza ariko hano ndi kuvuga nk'umunyamakuru quote me well niko njye nabitekereje kuba perezida ntaho hari igihugu kikinjirwamo abantu b'ingeri zose baherutse gusurwa neza urumva bakazira rimwe amafaranga ari amafaranga ndakubwiye ngo hari wanditse ko ngo ubukungu bw'igihugu bw'u Burundi ndibaza ngo bwinjije ekonomi yabo yazamuseho 15% iminsi ibiri twahamaze gusa kajya makikanga kavuga ati bimeze biti abantu dukumire wenda mbere yuko agira icyaba twege tubikumire ariko none nkagaruka ku Barundi ko bakunda guhagarika ibitaramo by'Abanyarwanda ibyacu reka tubireke
nagiye numva inkuru nyinshi baba muri showbiz kundusha abari kuri stage bakabakuraho byabagiye bakabafunga Burundi n'u Rwanda bimeze biti se ntago umutekano wagaruka neza cyangwa ntabwo nahamenya ko wagarutse neza kuko uko bivuze abanyarwanda bajyayo abenshi ntibabura ikizazane buri ntago wahita uvuga ngo waragarutse 100%. Urumva niba na Jean Paul yagiye nk'umunyamakuru bakamwita usuma urusaku si byose ese narinzi ngo abamenyesha amakuru usuma urusaku ni maneko nese buri munyarwanda sugiye mu Burundi abani maneko Nekeza ko ntiwapfa kumenya icyo baba bikanga niba wenda ari uko wenda abavandimwe babo benshi batuye inaha nabyo ntiwabimenya turi abaturanyi babo ba hafi tuvuga ururimi rumwe ibyo numvaga ari avantage ngewe kurushwa yaba disavantage kubera imihahirane iroroshye nese nk'ubu wambwira abantu ngo iki muri bibiri sinzi icyo abasaza baba bikanga noneho ngewe abarundi n'abana beza pe bavuga neza iyo muganira nyine ubona bafite impuhwe bakwakira ariko ntago nzi akabazo karimo kandi uziko haba ikintu cyitwa ruswa Yesu we mu nzira uziko imodoka ihagarara twege imodoka yacu ihagaze nk'inshuro nk'icumi zinarenga rwose haba hariyo bariyeri zifite ukuntu nk'ikigozi kirekire hari ibintu bimeze nk'amashashi ugira bagahagarara dore shoferi agira ngo uko ugira aza yavunjisha iyo utabikoze avunjisha 2 ariko hari abazanga hari abamubwiye ngo banze urambure gutya tuwe harambura sanga wapi hangataye ntago nafata ariko burya baranze yongeraho ubakitari igiturire igiturire ese kweri nukureka mbabwiza ukuri abantu basenga ahubwo basengera kira gihugu ni ibintu biteye ubwoba usanga nyine nago bari ku murongo pe abashinzwe umutekano ubona utazi ukuntu bimeze babicariye bingi abapolisi bacu bahagaze ku mihanda kuri ntago bapfa kubabona bahagaze niyo bahagaze ku ruhande bari udutebe bicaye habahetse imbunda n'ibikapu nukuri sinzi giye ko nabibonye harimo ikibazo pe polisi y'u Burundi umugongo urakonta nshanuko ariko none habayemo n'abakecuru benshi abakecuru benshi umva niba bafite imbaraga hako nibira bareka abakecuru bakicara nese n'abasore ko babicaye kwirira utugori simana je nukuri nabonye hafitemo akabazo kabisa harimo akabazo pe yo kuba nk'iyingandira kandi so babicaye oya burabagande cyo kweka nkubwire ruswa ntago bayenganya nk'i Burundi naho narahagiye ariko ruswa yo Burundi iteye ubwoba yo nukuri oya mu muhanda je ndavuga mu muhanda baduhagaritse cyane uguhagaritse wenda ashobora ufite n'akabazo oya tuvuge imodoka ifite ikibazo ushobora ariko Barundi bo ntago bigombera ibyo ni itegeko ni ngombwa kubona ikosa agomba kumeza amafaranga cyaka kubona ikosa ako n'abaturetse shenge hari abapolisi babiri baturetse rwose turigendera ariko hari abandi ewana skavuga none bafite dodani yewe bumva bari gukora systeme nk'iyigoma Burundi ni igihugu cyiza pe igoma ngo umusirikare arihemba n'ubundi birashoboka ko nabo badahembwa neza ko nayibonye ni gute ushaka kumbwira ko kuri barriere muri buri kilometero binga barimo barriere ni gute ushaka kumbwira ko harimo nk'abapolisi 4-7 biganirira ndavuze abantu bagira ibindi bintu abapolisi bashobora gukora umutekano kimeze uko ntaga cyose cy'umutekano nk'ubu urabona twebwe dufite ibitaro dufite za mishopu dufite ahantu abapolisi bashobora gukora ibindi bintu bashobora gukora bitari kujya mu muhanda gatari traffic gusa bo barahahurira je ndibaza hari ibindi bikora akobesha ko bihari ako nukuri pe harakwiye umuyobozi ugize cyangwa se uriho bakavugurura kuko sha Burundi nabonye bufite utuntu tutubazo twinshi I'm sorry to say ariko niko nabibonye pe ntawanga ibye natwe wenda dufite twacu ariko wumve ngo ngiye nkigera mu Rwanda numvishe ngeze muri Amerika arubutse nabonye imihanda ndavuga ati wow ni kudeta wari watinya oya n'umuhanda ubwawo nyigira muri umuhanda wa Bugesera ko twamikiye Bugesera avuga ati wow mbona ni nk'utuntu ntari imperutse pe Burundi bacyafite ibintu byinshi pe n'ukuri kandi abantu baho n'abantu beza n'abantu ubona banayoboka bana ariko sinzi manye bifira hejuru
i Burundi mwarahuritse ariko banywa ikiyeri mwana bararikanda kabisa umva ikintu ndabakundiye kabisa ambiance umukecuru wabo ari kukata ku mazi nta kintu biba bibabwiye barya ubuzima ikintu cya ambiance uwabaha amafaranga uwaha abarundi amafaranga nibo bantu babaho neza ku isi uwabaha amafaranga afatika kabisa uzi umurundi kazi umukecuru ukata umuzina yawe bati oya abarundi barirekura ku kintu barirekura pe ikintu cyitwa kuryoshya bararyoshya wabaye inoti nyinshi ukareba hari umushuti wanjye ariko se ntibahita bamumenyera ntabwo ndi bumusobanure neza ukunda kumbwira nyine nawe afitemo ikirundi cyinshi cyane y'abana ati tugomba kwishima principe no kunezerwa baranezerwa none twege abanyarwanda sinzi bona turimo turatekereza ejo hazaza iby'umunsi ntabwo tubibara ariko umurundi kabisa abana banezerewe njye ntabwo nabibonye nk'ikibazo nabibonye ari sawa nyine rese ubundi bigenda bite utanezerewe oya ni lazima ucyayo nyine ukabona ni byiza pe icyo kintu bafite amaplage menshi ikintu cyantangaje bafite umupaka mu mujyi mu mujyi harimo umupaka umupaka wa Kongo n'Ubujumbura uri muri Bujumbura nyine hagati neza ariko njye ni mu mujyi uri muri kapitali harumuye kabisa njye ndi umuyobozi waho nahindura kapitali Bujumbura nkagira nka kapitali y'ubucuruzi gusa kurumva birimo riske yo kuvuga ngo ni nkuko kapitali y'u Rwanda yaba ari Rubavu urakoze cyane ko Bujumbura nabonye inkurikije Bujumbura nabonye ari Rubavu yacu Gisenyi ko nayibonye njyewe na ku mazi ku kinabonye ari nka Gisenyi kwibaza rero mbona nyine sinzi urumva ntabwo naba rushima imitekerereza abayobozi bose bayoboye Burundi ariko mu mboni zanjye nabonye harimo riske gufata kuba hari umupaka wegereye kapitali niyo irimo ntuza airport niyo irimo presidence niyo irimo radio na televiziyo by'igihugu no kuvuga ngo bigize ngo ngo hagezwe ibintu byose byaba byafashwe yego leta bifatwa koko niko nabibonye ariko je oya umunyamakuru ntagenda gutyo agomba kugenda ugaterana nk'umukristo ariko nk'umunyamakuru wakwihurira se ntago kabura utari kubura ibyo ubona ntago kabura urumva no ko akazi kandi biza no kutanabitegura nese jana ujya ngo panga ngo ngiye kumenya biriza ubundi baravuga ngo nta munyamakuru utaha ubukwe urumva kuko iyo uhageze n'ubundi n'uburi byo banajya kujya tubona bikange ugatabane ntago ari iki kibazo kera hakizaho systeme y'ibiganiro bya showbiz bari sudi nibo bazanye systeme yo kurikodinga abasani babatunguye ma insolite ibiki igihe kiragira tugira challenge yuko ahantu hose winjiye ewana bagusaka nk'igisambo irikoda tuyibona uhita usohoka ariko n'ubu bigiye kugaruka ariko ntabwo ari abanyamakuru gusa abanyarwanda bose babaye abanyamakuru wumvishe ari amajwi yasohotse se y'umuyobozi wa nuza wa Rwanda Cooperative Things nyirango ntabwo wabyumvishe siko ndi umusaza muri kodingaga neza muri kodinga sha bari muri kope ese urabona ibintu bizakunda kope bari umutamo bari ahubwo ari n'umupasiteri numvise ndaza kumukoherereza we wana noneho we bari muri kodinze kugeza birangiye ibikize yarari mu mahano se wana banavuga izina papa Kevin ndiko ari maracini yiki ya gahunda mbamba bwiza ukuri banyarwandakazi mwitwararike umuntu wese arimo ararikodinga muri kizi ntugire umuntu wizera nyaboneka niritabijwi naka video arabona video video urabona ko zimeze nabi Juliet video z'abantu b'igitsina gore zimaze kuba nyinshi ariko video z'abagabo ubundi zibaho erega impamvu ziba nyinshi reka nkubwire impamvu izi video z'abagore ziba nyinshi ariko bamubwira impamvu video z'abagore ari nyinshi ni ukuvuga ngo ku isoko umuntu ajyanaho ibintu bibona abakiriya ntabwo watwara ikintu kitari bugurwe ni ukuvuga ngo impamvu ari nyinshi rero ni uko abakiriya ari benshi twe ntabwo tuzikeneye nk'abagore ahubwo abagabo ni mwe muzishaka nyinshi of course natwe turazireba ngo tumarire iki ko bidutera n'isesema ariko mwe murazifata nyine se wakifata ikintu utari bucuruza nuko abaguzi ni benshi demande yabaye nyinshi kurusha supply k'isoko
mwe muradimandinga cyane ariko na Yves yadutayemo mu myaka yashize iyo duheruka ragatsinda oya habanje ya Yves ya Keve habanje ya Yves hazi ya Keve Kevin uwuheze muhiri oya habanje kimenye niwe kimenye nuko ari yature nabonye barakoze na sticker yayo umuntu yinyohereza avuga ko se ukimenye ntiyago kimenye yahuye n'ikibazo kimenye yahuye n'ikibazo gikomeye cyane ibaze ko tutarabyibagirwa buri muntu agira ibintu oya buri muntu agira guseba ubundi gise wa mugani wawe umunsi wawe wo guseba igeze iyo ugeze nta nubwo kwepa kandi umuntu wese uko turi kwisi uba haramutse hageze guseba uraseba ntabwo ushobora kuri ikintu gituma useba bibaho so niyo mpamvu rero umuvandimwe babyemera uyu muvandimwe yahuye n'igisebo nk'icyo wirinda kuvuga menshi kuko ejo ni wowe kirazira ndabyibuka kuri iyo nkundura hari abajama banyandikiraga bati ati umuntu ashaka arankanze ati niyanjye arayishyira hanze tumuhangahe koko abaza uramuhangahe ejo nanone uzamuha ndi ese ntababeshye biri tegereza ijye hanze biri seriye ariko ni video call wenda mwese mwaga muri kwikora ndaka kurikodinga abajama barazifata abajama barazifata ari buzigurishe se hano mu Rwanda uruturimo hari umuntu ufite titre ya Potre ufite video ye Chaja agomba kuntama ngwiki wo kuri imihanda se w'umugabo ko nyine nawe ari umufezi we na Potre ariko titre iriho ndibona cheka nese n'uryo wavuze kuri iriya minsi ngo uri wayifite nibayisohore oya nundi wayihaye umuntu muri Amerika araho mbona babikora nyirangariye ko ka Audrey Limit gakora muri no minsi kabisa rega baratwiyeretse niki batakora ariko Audrey Limit ziri gukora akazi ese zirabacha nizo ziri kwangiza ibintu ese bacyatanga ese ko nta muntu herutse kumudufaranga ubwo nuyaba hano ubwo video nyine warifashe nyine noneho kugira ngo umuntu akohereze no kwanza kohereza video inkanjye sati byo barongoye cyangwa abakobwa bagashaka abagabo abantu bararongora kandi kugira ngo bagire bashaka ama video nayo kwera idarapo muri ADPR urongora ntago bikigezweho kibazo gikomeye ubundi twari tuzi ko muri ADPR ariho hantu hari principe ivuga ngo mubyare mwororoke mwuzurise ako se bira n'ibyabantu ase jar tuvugishwe bayo mwe mwese mukonfirma kana batinganya bara nabaki nese ko nakoze akayisaci ngasanga bira bintu bibaho bafite ukuntu hanze bajya baramya nyine bakoresheje amadrapo yari amabara nese amabara bra mwabonye neza ari ntuza nabonaga ari 7 ngiye akomana nyagasa okay usacinga ibara rya ntuza drapo y'abatinganya usacinga na riri kuba ari 7 se bisobanuye kwasa uburyo rya drapo atari ryo ntaga ari ryo ngiko nabibonye se rivuga Yesu se sinzi icyo rivuga pe singiye kukubeshya mu rusengero riravuga iki mu Rwanda nta kintu bivuze bishobora kuvuga ubwo byabatinganya ariko njye nakoze akabisaci nsanga nkuko urazi ibintu by'amapendo twajyaga tujyana mu nsengero amapendo ibintu utamenya tugiye kuguhimbaza nabwo bo rero hari uburyo bakoresha iriya drapo barimo barahimbaza ntago nzi neza nimba ari ibyo koko bakoresheje cyangwa se kwamaza ubwo butinganya ariko nabyo dushobora kureba no muri urwo ruhande nanone ukaba wasaba n'imbabazi wabikoze ubaye uzi neza ko ntari mu mbabarire nazanye ipendo mu rusengero hoya nazanye ipendo nkasakuriza abantu nkumva byo byasaze navuga nti jewe rero iwacu dusanga dukoresha amapendo niyo mpamvu narizanye mu mbabarire sinari mbizi ariko akabazo konyine nagize ntago muzi akabazo konyine nagize nuko numvisha igihuha kivuga ngo nyuma ya hariya ngo arahandi bagiye kubikora barabikoze ntibibaho yamaze gusaba imbabazi shabwo rero hari akandi kantu kari inyuma aje gushya ahubwo anyway reka ngiraho minira kugira ngo ndeke Juliet akomeze gahunda ze z'akazi ni umuntu buri bize cyane adangora nko muri World Bank ariko abantu mukore subscribe kuri channel ye Juliet Mutamba basha yego kuri pe mugiho rwose Juliet Mutamba ukore subscribe abantu ko bababuze hahandira kuhehe uguratangi ubusa ntazi kukurusha hehe nyine aho bambuze ndahazi abantu mwamubuza aho ngaho naringiye kuvuga oyasha ariko utabivuga gutyo irahari ahubwo ikibazo ni uko turimo turareba uburyo buvuguruye kubera yuko akazi kabaye kenshi cyane nta kindi kibazo kirimo okay
So rero reka ngushimire ngiraho minira wakoze kwemera cyane kutuganiriza kuri histoire y'u Burundi kuko ni ibintu ntekereza ko wabibayemo kandi abantu benshi babivugaga nk'ababibariwe nyine nkaho bari ibintu biraho mu gihu tubwira n'abantu barimo gukwirakwiza ibihuha okay ntitwababuza ariko ntacyo bimaze kudeta rwose Juliet arayigaramye menya niza kubihari we yari kuza utengo abagenzi kuko nta makuru ayifiteho oya si cyo kibazo njye navuze yuko bashaka ko hari ukuntu hikanzwe ikintu noneho bagakaza umutekano ariko nta kudeta yabaye kamera so reka ngushimire rero ku mwanya wawe Juliet bakoze cyane Juliet naho ubutaha tuzosubira mugabo tuzosubira asante sana